ntuzigera ubona ijambo kwikinisha ryanditse mu byanditswe byera, kandi kubera ko iyo mpamvu abantu benshi batekereza ko Imana icecekeye kuri iyo ngingo, ibyo bituma benshi muri twebwe twibaza, twumva dutangaye kandi twikoreye umutwaro w'icyaha mu bwiru. Ariko se byagenda bite niba Bibiliya itacecetse? Byagenda bite niba iduha urufatiro rusesuye cyane rw'amahame? Iyo uteranyije byose rero akaduha igisubizo gifatika. Ibyo nibyo tugiye gusuzuma uyu munsi kugira ngo tumenye icyo Bibiliya ivuga ko koko kuri iyi ngingo idakunze kuvugwaho. Iyi ni imwe mu bibazo bikunze kubazwa cyane ariko bidakunze gusubizwa mu rusengero. Ni ingingo ikikijwe n'isoni n'ubwigunge ku bantu benshi cyane. Guceceka ku mbuga z'ivugabutumwa rero akenshi bihindura urugamba rwihariye rw'ibanga, bigatuma abantu bibaza niba koko bari bonyine, niba bafite ikibazo gikomeye cyangwa niba bari gucumura imbere y'Imana. Intego yacu uyu munsi si ukongerera uwo mutwaro, ahubwo ni ukuzana umucyo, kureba ibyanditswe mu kuri no gushaka inzira ijya imbere ishingiye kuri uko kuri no ku bantu b'Imana no ku bwoko bw'Imana. Noneho rero ni mucyo dutangira. Mbere yo kubaka uko gusobanukirwa nyako, tugomba kubanza gukuraho ukwibeshya gukomeye. Iyo iyi ngingo ivuzwe, abantu bo hambere kandi akenshi honyine abantu berekeza n'inkuru cyane muri Itangiriro igice cya 38, inkuru y'umugabo witwa Onani. Dore uko iyo nkuru ivuga: umuvandimwe wa Onani arapfa. Dukurikije umuco wa kera witwaga gushyingira umupfakazi w'umuvandimwe, Onani yasabwaga gushyingiranwa na Tamari, umugore w'umuvandimwe we wapfuye, kugira ngo avutse umwana wo kuzasimbura uwo wapfuye. Ibyanditswe bivuga ko Onani yari azi ko uwo mwana atari kuba umwana we. Niyo mpamvu buri gihe yajyaga kuryamana n'umugore wa mwene se, yajugunyaga intanga ku butaka kugira ngo atabyarira umuvandimwe we umwana. Kubera iyo myitwarire rero, Bibiliya ivuga ko Uwiteka atanyuzwe n'ibyo yakoze maze aza kumwica. Mu binyejana byinshi, iki gikorwa cyo gusesa intanga ku butaka cyafashwe nk'igihamya gihamye cyo kwamagana kwikinisha, ku buryo ijambo onanisme ryaje gukoreshwa risobanura iyo myitwarire. Ariko ikintu cy'ingenzi tugomba kumenya ni iki: abashakashatsi benshi b'inararibonye mu bya Bibiliya muri iki gihe bahuriza ku mwanzuro w'uko iyi nkuru itavugaga ku kwikinisha na gato. Icyaha cya Onani nticyari igikorwa cy'umubiri bwacyo, ahubwo cyari umutima w'ubugugu n'ubwigomeke wari inyuma yacyo. Yaryamanye na Tamari yishimira umunezero w'imibonano mpuzabitsina, ariko ku bushake ananga kuzuza inshingano ze z'amategeko n'iz'umuryango. Izo yari afitiye rero Tamari n'umuvandimwe we wapfuye. Yarenze ku nshingano z'isezerano yarafitemo uruhare cyane. Gukoresha iyi mirongo rero nk'ihame rusange ryo kwamagana kwikinisha ni ukuyikura burundu mu mateka yayo no mu nyigisho zayo z'ukuri. Niba rero igice gikunze gukoreshwa cyane mu kwamagana iki gikorwa kidafite aho gihuriye nacyo mu by'ukuri, none se bihindura iki kuri twebwe? Bisobanuye ko tugomba kureka gushakisha ijambo rimwe cyangwa umurongo umwe, ahubwo tugatangira kureba amahame rusange ya Bibiliya. Nubwo Bibiliya idakoresha ijambo kwikinisha, ifite byinshi ivuga ku irari mu mubiri wacu, ku kwifata no ku ntego y'imibonano mpuzabitsina. Muri ayo mahame rero y'ingenzi niho dusanga igisubizo. Reka dutangire n'ihame rya mbere kandi rikomeye kurusha ayandi yose, ihame ry'irari. Mu kiganiro cya Yesu ku musozi, Yesu yashyizeho umurongo urenga ibikorwa by'inyuma ugahita ujya ku mutima. Muri Matayo 5 aravuga ati: mwumvise ko byavuzwe ngo ntuzasambane, ariko njyewe ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamugirira irari aba amaze gusambana nawe mu mutima. Ibi ni amagambo akomeye cyane. Yesu azamura urugero rw'ubutungane, arurenga ibyo dukora cyane ku mubiri wacu gusa, arwerekeza ku byo twemera kandi tubiba mu mitima yacu. Ntareba gusa igikorwa cy'inyuma, ahubwo areba icyerekezo cy'icyifuzo, uko umutima wacu umeze n'icyo urimo gutozwa gukunda no kwifuza. Aha niho ihame ry'irari ritangirira kudufasha gusobanukirwa neza icyo Bibiliya ishaka kutwigisha kuri iyi ngingo uyu munsi. Kuko ku byo twifuza, Yesu aravuga ko icyaha kitari igikorwa cy'umubiri gusa, ahubwo ko ari icyifuzo cyo mu mutima gihindura umuntu waremwe mu ishusho y'Imana igikoresho cyo kwishimira kwacu.
None reka turebe inyangamugayo ku bantu benshi bahanganye n'iki kibazo. Kwikinisha si igikorwa kidafite aho kibogamiye, kenshi cyane cyane giherekezwa n'ibitekerezo by'irari cyangwa amashusho y'urukozasoni. Akenshi bisaba gutekereza ku muntu utari uwo mwashakanye, kandi ibyo ni ibintu Yesu aburira neza ko ari icyaha. Ikibazo nyamukuru rero si uburyo umubiri ukora, ahubwo nuko umutima n'ubwenge bimeze. Iyo icyo gikorwa rero gihindutse inzira y'irari nk'uko Yesu abivuga, kiba kigize uruhare mu cyaha cy'ubusambanyi, kigaburira icyifuzo kigenda kikujyana kure y'umugambi w'Imana ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, umugambi wubakiye ku rukundo rutanga, si ukwishimira kwikunda. Ubuziranenge rero bw'imibonano mpuzabitsina si ikintu cyo ku mubiri gusa, dutangirira mu bitekerezo no mu mutima. Ibi biduhatira kubijyana mu ihame rya kabiri ry'ingenzi cyane, umubiri nk'urusengero. Intumwa Pawulo yanditse muri 1 Abakorinto 6 iti, ese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uba muri mwe, mwahawe n'Imana? Ntimukiri abanyu kuko mwaguze igiciro, nuko rero mwubahishe Imana imibiri yanyu. Aya ni amwe mu magambo akomeye cyane mu byanditswe byera. Niba uri umwizera muri Kristo rero, umubiri wawe si umutungo wawe wo kuwukoresha uko ubyifuza, ni ahantu hera, niho Imana ubwayo itura. Ibi ntibivuga ko umubiri ari mubi cyangwa ko icyifuzo cy'umubiri ari kibi ku buryo bwabyo, ahubwo bivuze ko ibinyuranyije n'ibyo, imibiri yacu ifite agaciro gakomeye cyane, ikaba yaragenewe cyane intego yo hejuru, guhesha Imana icyubahiro. None rero reka dukomeze turebere hamwe ikibazo kiba ni iki. Niba umubiri wanjye ari urusengero rw'Imana, ese koko nkora mu bwiru? Nibyo nemerera gutura mu bitekerezo byanjye bihesha Imana icyubahiro? Iki ni cyo kibazo Bibiliya iduhatira kwibaza, si mu rwego rwo kuduhana cyangwa se, ahubwo mu kudutumira mu buzima bwuzuye, bwigenga kandi buhesha Imana icyubahiro. Ikibazo tugomba kwibaza ni iki ngiki: ese iki gikorwa gihesha Imana icyubahiro binyuze mu mubiri wanjye? Aha niho ikiganiro gihindura ibitekerezo, kikava kuri ese ni icyaha kikajya kuri ese biha Imana icyubahiro. Iyo igikorwa gikorerwa mu bwiru, kikikijwe n'isoni kandi kikagirira akamaro umuntu wenyine, biragoye kuvuga ko gihuje n'ihamagarwa ryo kubaha Imana mu mubiri wacu. Pawulo rero ntashyira ibi mu rwego rw'igitekerezo ribuza gusa, ahubwo abishyira mu murongo w'ihamagarwa ryiza ryo kwezwa, kuko twaguze igiciro gikomeye cyane, amaraso ya Kristo. Gukoresha imibiri yacu mu buryo bwo kwiyitaho gusa aho guhesha Imana icyubahiro bihabanye n'ihame ry'ukuri riri bituma imibiri yacu igira agaciro gakomeye gutyo. None reka turebe ihame rya gatatu, ihame ryo kwifata. Mu Bagalatiya 5 Pawulo atondeka imbuto, ibimenyetso by'umurimo w'umwuka wera mu buzima bw'umwizera: urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ineza, gukiranuka, ubugwaneza no kwifata. Abandi rero naho Pawulo aravuga ati, byose mbifitiye uburenganzira, ariko si byose bigirira umuntu akamaro. Byose mbifitiye uburenganzira, ariko sinzemera ko hagira ikingira imbata. Tubisanga muri 1 Abakorinto 6:12. Iri hame ni ingenzi cyane. Igice kinini cyo gukura mu kwizera no kwiga kugenga ibyifuzo n'amarangamutima yacu no kuba ari byo bitugenga. Ku bantu benshi rero, kwikinisha si igikorwa kiba igikorwa rimwe gusa, ahubwo gihinduka akamenyero kaganza. Rimwe na rimwe rero kakaba n'ububata, gishobora guhindura uburyo bwo guhangana n'umuhangayiko, irungu cyangwa ubunebwe. Gikora uruziga rwihagarara gusohora n'icyaha wumva nyuma, uruziga rwe cyane gusohokamo. Ibintu byo Pawulo ashaka kuvuga ko iyo avuga ko atazemera kuganzwa n'ikintu kimwe, iyo akamenyero kagufashe, iyo wumva utagifite ubushobozi bwo kukareka, kiba cyahindutse shebuja wawe. Kandi ikintu cyose kikugenga kitarimo Kristo, ku busobanuro bwa Bibiliya, kiba kibaye ikigirwamana. Bibiliya irabisobanura neza. Twahamagariwe kubaho mu kwifata, tutagengwa n'irari ry'ubushake bw'umubiri, nk'uko abagenewe rero Imana batayizi babaho. Ubuzima bwo kwizera ni ubuzima bw'ubwigenge, aho Kristo atugenga atari ibyifuzo byacu, aho Bibiliya ishaka kutujyana.
Muri 1 Batesalonike 4:5 itwigisha ko ukuri ku bwigenge muri Kristo atari uburenganzira bwo gukora ibyo ushaka byose, ahubwo ari ubwigenge buvuye mu bubata bw'icyaha, harimo no kubohorwa n'akamenyero kaganza cyangwa imyitwarire itesha Imana icyubahiro. Hanyuma rero reka tuvuge kuri hame ry'ubusabane mu mibanire. Muri Bibiliya yose kuvuga muri Tangiriro kugeza mu ndirimbo ya Salomo mu baruwa z'intumwa, umugambi w'Imana ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina werekanwa nk'impano ikomeye yagenewe umubano wihariye w'isezerano rihamye hagati y'umugabo n'umugore, aho bigamije rero ubumwe, aho abantu babiri baba umubiri umwe, ni uguhuzwa kutigenga no kwerekeza ku wundi muntu. Abaheburayo 13:4 iravuga iti nuko gushyingiranwa n'ibyubahwe n'abantu bose, n'uburiri bw'abashakanye ntibuhonyorwe. Umugambi w'Imana ku mibonano mpuzabitsina usaba umubano. Kwikinisha kubw'umubiri kwacyo ni igikorwa cyo kwigenga kidafitiye isano n'umubano kandi kibanda ku kwishimira kwawe ubwite. Gifata icyo Imana yashyizeho nk'igikorwa cyiza gisangiye ubusabane kikagihindura igikorwa cy'umwihariko bwo kwishima wenyine. Nubwo Bibiliya ishima ibyishimo by'imibonano mpuzabitsina mu rukundo rw'abashakanye, rero ntivuga ko kwishimira imibonano mpuzabitsina ari ikintu kigomba kwishyurwa binyuze mu kwikinisha, ahubwo bigaragazwa nk'icyifuzo kigomba gucungurwa cyangwa se kigacungwa no kuzuza mu buryo bwiza kubahiriza umugambi w'Imana. Uyu ni wo murongo Bibiliya iduha kubaha umubiri wacu, kugenzura ibyifuzo byacu no kubana n'abandi mu rukundo n'ubusabane. Iyo tubikurikije rero tugira ubuzima bwuzuye bwubahiriza Imana, kandi dutanga umunezero utari ku giti cyacu gusa, ahubwo mu buryo bw'isezerano n'urukundo. None nyuma yo gusuzuma ibi byose rero ikintu nyamukuru ni iki? Bibiliya nta murongo uvuga ngo ntukikinishe, ariko utagira igitekerezo rero rihariye cyane ntibivuga ko Imana icecekeye gusa. Dukurikije amahame y'ingenzi muri Bibiliya dushobora gukuramo umwanzuro usobanutse neza. Nubwo igikorwa cy'umubiri ubwacyo kitavugwaho mu buryo bw'icyaha, igihe cyo gikorwa rero gikorerwa mu mwirari, gishishikariza no gufata abandi nk'ibintu binyuze mu bitekerezo cyangwa amashusho y'urukozasoni, kikaba akamenyero kagenda umuntu cyangwa kakamugenga, kikaba igisimbura ubusabane n'Imana yashyizeho. Icyo gihe haba habayeho n'amahame ya Bibiliya kandi bigahindura icyaha. Ariko iyi si si ubutumwa bwo guhana gusa, ni ihamagarwa ryo guhugana inzira yo hejuru, inzira nziza n'ubutumire bwo kugenda mu bwigunge. Mu bantu bamaze igihe kirekire rero bahangayikishijwe n'iki kibazo, bambaye umutwaro w'icyaha n'isoni, nyamuneka mwumve ibi bintu. Abanyaroma 8:1 iravuga hati nuko rero nta cyaha kidasigaye ku babaye muri Kristo Yesu. Intego si ukuguma mu byaha cyangwa mu mwiryane w'isoni, ahubwo ni ugutembera mu bwigunge Kristo yaguhinduriye. Intambara irahari kandi nturi wenyine kwemera koko ibi bintu bidahuye n'ibyiza by'Imana ni intambwe ya mbere yo gukira. Si ibintu byo kugerageza cyane mu mbaraga zawe bwite, ni ukwiyegurira Imana, kuzuza ubwenge bwawe ijambo ryayo no gushaka imbaraga mu mwuka wera. Niba uri urugamba rero uri guhura narwo muri iki gihe, inzira iri imbere ni ukutarangaza cyane mu mucyo wo kuba mu mwijima. Shaka mugenzi wawe umwizera wizewe, inshuti ya Gikristo cyangwa umujyanama w'umwuka, umuntu ushobora kugufasha kugumana ubutabera, kuganira ku byiyumvo byawe no kukurinda kwiheba cyangwa kwikanga. Uyu ni wo murongo Bibiliya itwigisha. Nturi wenyine, hari uburyo bwo gukira kandi Imana iraguhagaze hafi mu rugendo rwo kugenda ku bwigenge bwawe n'ubuzima buhesha icyubahiro mu mubiri n'umutima. Cyangwa umujyanama ushobora kuvugana nawe mu kuri, kugira umuntu ugufata mu mugongo rero no kugufasha kubahiriza inshingano. Ni igikoresho cyiza gikomeye Imana itugenera kugira ngo tube intwari kandi tube abatsinzi. Urugendo rwacu hamwe n'Imana ni urwo kwezwa no kuba nk'umwana wa Kristo buri munsi, kandi ubuntu bwe burahagije mu gice cyose cy'urwo rugendo. Harimo intambara zose zibanga kandi zikomeye. Murakoze cyane kureba igice cyacu. Niba iyi video yagufashije cyangwa ikaguha uburyo bushya bwo gutekereza, shyiraho like kandi subscribe kuri iyi channel kugira ngo ujye ubona ibindi bisobanuro by'uko Bibiliya ivuga koko. Ndashaka kugusobanura no kumva ibitekerezo byawe kugira ngo ntubashe kubaka umuryango wunganira hano mu bitekerezo. Mubwire hamwe
iby'ingenzi byo mutekereza muri ibi ngibi byakurikiye akamaro cyane. Inkuru yawe ishobora kuba ari iy'umuntu umwe akeneye kumva ko amenye ko atari wenyine. Kugeza ubutaha, nimukomeze mwizere kandi Nyagasani akomeze abane namwe.